urakaza ni kuri channel ya Uziyeri Tech Media. Guys, iyi ni investment iri gutanga amafaranga hano mu Rwanda. Abantu benshi mukunda kuvanga ibintu ngo ni scam, ngo iki n'ibiki. Nabonye mwaragiye mwandika ngo ni scam muri comment. Nkibutse kuri iki yo kwiyandikisha muri website, urayisanga muri comment ya mbere y'iyi video. Kandi ikindi iyi website bagwa welcome bonus y'ibihumbi 2500 iyo umaze gukora investment. Aya mafaranga uba wemere kuyabikuza. Guys, reba inshuro maze kubikuzamo. Reba mwirirwa muvanga ibintu ngo ni scam, ngo biki n'ibiki. Izi inshuro maze kubikuzamo guys, aya sa amafaranga maze gukura muri website. Ese muvuga ngo ibintu ni scam gute guys? Ninza na hano muri SMS zanjye guys, igihe zigafunga, ariko iyo umenye amakuru hakiri kare amafaranga urayabona gose. Singize SMS zose nagiye nakira nkuye muri website nka nakira 3300 hano nakira 4400 nkaho mu 4400 3600 nkuko muri kubibona guys. Iyi website wowe ushaka kuyitangira wowe ukunda investment gusa nawe matiriza gushora. Iyo ushaka gushora urashora, waba utabishaka ukabireka. Umuntu wese wumva ko yakora izi, umuntu kwiyumvira ko yatangira izi investment, nakozeho ama video waza ukareba kuri channel ya Uziyeri Tech Media. Dore video nakozeho, video zirangira z'uburyo ukora muri change ndetse n'uburyo ubikuza muri iyi website, kandi muri kubona ko ari website nziza cyane yizewe. Harimo uburyo bwinshi bwo gukora investment, aho ushobora gukora investment y'amafaranga. Hari abantu mwirwa muvanga ibintu ngo ni scam, ni guys ukona zira SMS ari scam, se n'agano amafaranga maze gukuramo no kuba narabonye ro have received nabyo ni scam. Se guys ntago bari scam. Yego zino business zigira igihe zigafunga, ariko nk'iyi business imaze iminsi 3 urumvira cyafite igihe gitoya cyane, ntago yahita irangira. Ubona hano iyo ushoye 5 bagwa igihumbi cyawe mu munsi, nkuko uri kubona kuri page yawe imeze kunguko. Hano washora 15 bakagwa 3 hano washora 45 ya buri munsi, washora hano bagwa 3 buri munsi, hano washora 45 bakagwa 10800 ya buri munsi. Guys, rero ushaka kwitangira kano ka business wareba zira video ukagatangira, ndetse na namba yanjye ya WhatsApp mba nayitanze mwaziriya video. Ushobora kunyandikira wumva utari kureba video ngusobanukirwe neza nkagusobanurira by'umwihariko. Guys, kandi mwibutsa ukanda subscribe kuri YouTube channel ya Uziyeri Tech Media. Gusa aka website wo kunda investment nikagucike ni gashasha.